Yes, ni Peak Way Steve ukomeje kugenda ukurikira gatanu kandi namakuru ari kumvikana ko ibijura byaje kuba byakinjira mu rugo kwa president we mu rugo bikaza no kuba byajya kuhiba. Gusa makuru akomeje kugenda avugwa nuko ngo abagera kuri batatu muri aba bajura baje kuba banarasirwayo, gusa abandi bagera kuri batanu bamaze kuba bafatwa. Birumvikana ko ari abajura bateguye operation bagera kuri 7 baza no kuba bategura uko bazacura umugambi wo kujya kwiba mu rugo kwa president Paul Kagame, ndetse ngo byumvikanye ko harimo n'ababiri bakoze mu rugo kwa president Paul Kagame, ngo harimo n'undi wabaye umusirikare urinda umutekano kwa president Paul Kagame. Namakuru akomeje kugenda yumvikana, benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye. Ndagira ngo byukuri aba bajura bamaze kuba bamenyekana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bamaze kuba abanafatwa. Gusa president Paul Kagame yabajwe no kumva ko ngo aba bajura bari baje kwa byukuri ngo bamwica, nyuma yo kuza rero mu byukuri kuza kwica president Paul Kagame, ariko ntibyaje kuba byanabahira. Gusa byakomeje kugira byumvikana ko kamera zashe kuba zabafata babashijwe aho baciye, bavuga ko baciye mu bitembo. Namakuru akomeje kugenda yumvikana. Gusa rero benshi bakomeje kugenda bagaragaza inkuru y'agahinda, bavuga ko aba bajura bagomba kuba abana kicwa bakanabazwa mu byukuri icyo bateye ko baza kwiba mu rugo kwa president Paul Kagame. Reka nisere ko kandi atari ubwa mbere tugiye kuba twabana mu makuru yacu. Niba ari ubwa mbere kandi turagusaba kureba hasi video urebe nimba warakanze subscribe cyangwa se sabone. Nimba utarakanda sabone kandi hitukanda subscribe ko no gufungura akuri nzogera notification kugira ngo nuzaje ucikwa inkuru n'ibiganiro by'ubwenge dukomeza kugenda tukugezaho gatako kandi rero wageze ni kuri Peak Way TV cyane imwe rukumbi mu Rwanda, here kukugeza amakuru yize mu Rwanda, amakuru utasanga ahandi uretse anga kuri Peak Way TV. Byumvikanye ko kuri iri joro abajura bagera ku 8 bateguye igitero cyo kujya kwiba kwa president Paul Kagame. Gusa bakimara kuba bagerayo kamera zaje kuba zabafata, navuga ko baciye mu bitembo ariko ntabwo bigeze bakoresha nyine ubwenge cyane, bamenye ko nibagira kwa president bari no kuza kamera zari zamaze kuba zababona. Gusa aba bajura bagera ku 8 umwe yaje kuba yanakika, hafatwa 7 babiri baricwa nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Uyu munsi rero bikomeje kugira byumvikana ko abangaba batanu bamaze kuba banafatwa, bamaze kuba bakambirwa n'amapingo. Ndagira ngo muri kubona umwe wambaye agapira k'umukara uri hano hirya, nawe yambaye amapingo, ndetse n'undi wambaye agapira kanditseho Google, ndetse biri no kumvikana ko hari inundi usa nk'igikara cyane wambaye agapira karimo ikinombe ndetse kandi karimo n'akabara k'umweru. Hari undi mu byukuri wambaye umupira ucemo uturongo tw'ubururu ndetse n'umweru. Byumvikana ko uyu nguyu yabaye n'umusirikare kwa president Paul Kagame, aza kuba yategura igitero cyo kuba yaza kuba yakiba kwa president Paul Kagame. Gusa byakomeje kugenda byumvikana ko bakimara kuba bahagera abaci mu bitembo, bakimara guca mu bitembo byaje kuba byagaragazwa ko mu byukuri kamera azaje kuba zana abafata. Gusa baje kuba bahinguka president Paul Kagame hejuru aryamye, biza kuba byakumvikana ko benshi bakomeje kugenda batungurwa bakibaza impamvu abo baje mu byukuri ndetse n'icyabateye kuza kwiba kwa president Paul Kagame. Ndetse ibingibi byose byakomeje kugiruka ko ari gitangaza gikomeye cyane kumva abajura baca mu bitembo bisohora imyanda kwa president Paul Kagame umukuru w'igihugu. Binumvikana ko anafite umutekano udasanzwe. Gusa byaje kuba byakumvikana ko abangaba bamwe na bamwe baze kuba abana kicwa nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa. Rero amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye biravuga ko aba bajura mu byukuri uko bateguye igitero bagera ku 8. Gusa byaje kuba byakumvikana ko umwe yaje kuba yanacika. Gusa abangaba rero mu byukuri bambaye agapira ka Gugu, uyu wambaye agapira kanditseho Gugu yaje kuba yanakicwa, ndetse n'iki ngiki cy'igikara rero mu byukuri cyambaye agapira k'ikinombe kirimo uburongo bw'umweru ndetse n'ubururu cyaje kuba nacyo cyakicwa. Abagera kuri 2 mu byukuri baje kuba bakicwa nyuma yo kuba bahise baraswa bakimara kuba bagira mu ngoro ya president Paul Kagame. Namakuru yakomeje kugenda baza benshi mu Banyarwanda rero mu byukuri bakimara kuba bakumva ko abajura mu byukuri bari bashaka no kuba bakica president Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Gusa byaje kuba byarangira umugambi wabo utagezweho nyuma yo kuba mu byukuri abajura baje kuba bakinjira. Gusa president Paul Kagame yakomeje kugenda agaragaza amarira n'agahinda biteye ubwoba cyane kumva abajura mu byukuri banyura muri humye abasirikare barinda umutekano kwa president Paul Kagame, mu byukuri bakaza kuba bategura igitero cyo kujya kwiba kwa president Paul Kagame. Ni ibintu navuga ko biteye ubwoba cyane, ni ibintu navuga ko mu byukuri turi mu minsi ya nyuma kubona kuri mu byukuri benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko president Paul Kagame ashaka no kuba yanakicwa na benshi mu byukuri nkuko bakomeje kugenda babigaragaza. Ndagira ngo mu byukuri namakuru yakomeje kugenda n'ibinyamakuru bitandukanye bivuga ko mu rugo kwa president Paul Kagame haje kuba hakinjira abajura
umunani gusa umwe yaje kuba rero yanacika nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa rero mu by'ukuri umujura wacitse yakomeje kugenda ashakishwa kugeza kuri aka kanya rero nabwo arabasha kuba yanafatwa gusa mu by'ukuri uyu mujura byumvikana ko yaturutse mu Bufaransa akaba mu by'ukuri ari umwana waje kuba wanavuga ko ari umwana wa Kayumba Nyamwasa byaje ko rero mu by'ukuri byatangazwa ko uyu mujura yaje kuba yanacika mu buryo butunguranye cyane aza kuba mu by'ukuri atungura benshi cyane ndagira ngo mu by'ukuri uyu wambaye agapira k'umutuku witwa Jean Claude wambaye agapira k'umutuku nyine kanditseho Guge ndetse n'uyu nguyu wambaye agapira ak'ikinombe mu by'ukuri karimo utubara tw'umweru ndetse n'uru birumvikana ko mu by'ukuri abangaba rero baje kuba banakicwa Jean Claude ndetse na Tuyisenge rero baje kuba baraswa gusa urana ko mu by'ukuri ari abajura bakoresha ibiyobyabwenge ndetse kandi baje kuba banapimwa basanga mu by'ukuri bafashe ibiyobyabwenge byinshi cyane biza kuba byanabatera kugira trauma mu mutwe ibi byose rero mu by'ukuri akaba ari amakuru yakomeje kugenda avugirwa hamwe reka nisire ko mu by'ukuri tugiye kuba twabana by'ukuri ko turebe ese nicyo cyatumye aba bajura binjira mu rugo kwa perezida nicyo cyatumye mu by'ukuri bategura igitero cyo kujya kumwica nicyo cyatumye mu by'ukuri mu bitema mu by'ukuri bagashiduka bahingutseho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame arara ukabona ko rero mu by'ukuri ari amakuru akomeje kugenda avugwa na benshi ubwo ngubwo bakomeje kugenda bibaza impamvu mu by'ukuri aba bajura baje kuba bamenyaho perezida Paul Kagame arara amakuru akomeje kugenda avugwa rero mu by'ukuri akomeje kugenda atangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye baravuga ko harimo n'abakoze mu rugo kwa perezida Paul Kagame hakaba harimo n'abandi mu by'ukuri bakomeje kugenda bacunga umutekano mu rugo kwa perezida Paul Kagame byose rero mu by'ukuri bigahurizwa hamwe ukabona ko ari amakuru akomeje kugenda avugwa rero bakaba byatumye rero mu by'ukuri abangaba babasha kuba bamenyaho perezida Paul Kagame arara ukabona ko mu by'ukuri perezida we akomeje kugenda yibaza impamvu mu by'ukuri aba bajura baje kuba banamuhinguka hejuru aryamye baje kureba mu by'ukuri baca mu bitembo bya metero 315 biza kuba byakumvikana ko bacukuye ndetse kandi bagakoresha n'amatindo ndetse nyuma yaho baza kuba bashiduka bageze mu ngoro ya perezida Paul Kagame gusa bashinzwe umutekano ntabwo baje kuba babafata ahubwo mu by'ukuri bafashwe na kamera zicunga umutekano kwa perezida Paul Kagame gusa bakimara rero kuba mu by'ukuri bagira mu rugo kwa perezida Paul Kagame nibwo baje kuba bashiduka bahingutse ku mukuru w'igihugu perezida Paul Kagame aryamye gusa nkuko ari umusirikare yashe kuba mu by'ukuri yababona akimara kubabona mu by'ukuri ahita afata ikijura kimwe arangije ahita gikubita ingumi arangije mu by'ukuri ahita arakizirika ngo mu by'ukuri haje kuba hakumvikana ko nyuma yo kurwana n'imirwano yabariye mu nzu ndetse kandi bigumvikana ko iyi mirwano yabereye mu nzu kwa perezida Paul Kagame mu by'ukuri perezida yaje kuba yakirwanaho agafata umujumwe baza kuba banarwana nibwo rero naje kuba mu by'ukuri nabona ko umusaza perezida Paul Kagame afite imbaraga ndetse kandi afite n'amapeti akwiriye bivuga ko mu by'ukuri ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa rero yaje kuba ajyana bigaragaza aza kuba mu by'ukuri yakubita aba bajura mu by'ukuri bose aza rero kuba mu by'ukuri yafatamwo abajura bamwe araza kuba ajyana bakubita gusa abandi byaje kuba byakumvikana ko bakimara kubona perezida ukuntu yarakaye cyane bakabona n'imbaraga afite rero mu by'ukuri baje kuba basubira inyuma umwe mu by'ukuri ahita yirukanga cyane nibwo mu by'ukuri aramuzaza ko kuba azanavuga nyuma yo kuvuga ko aramurero mu by'ukuri abashinzwe umutekano baza kuba banahagera gusa bakimara kuhagera mu by'ukuri baje barasa mu by'ukuri banica Jean Claude ndetse na Tuyisenge abangaba babiri baje kuba banakicwa uyu nguru mu by'ukuri wambaye agapira k'ubururu k'umweru wanakoze ku mutekano wa perezida Paul Kagame yaje kuba ijyana